Twinjiye mu gice cya kabiri cy'ikiganiro Real News Analysis, ni ikiganiro gisesengura amakuru aba yaravuzwe mu cyumweru kiba gihise. Ni ikiganiro kiba nyine buri wa gatandatu, Gendeye Etienne Gatanazi ukibagezaho, ariko mba ndi kumwe n'abandi banyamakuru, Jean Baptiste Karegeya none wiriwe neza Gatanazi, ariko mba ndi kumwe kandi nanone na Byansi Samuel Becker. Byansi, amakuru neza Gatanazi. Cyo cya mbere twakirangije cyarebaga amakuru avugwa mu Rwanda areba abanyarwanda mu buryo butaziguye, ariko ubu ngubu twinjiye mu kindi gice kiza kuvugwaho u Rwanda mu buryo rubana n'andi mahanga, ariko tuze no kujya no mu karere no ku isi muri rusange ku bintu byagiye bivugwa. Tugiye guhera kuri Central Africa. Murabizi ko hagiye gushira hafi ukwezi leta y'u Rwanda yohereje abasirikare mu mutwe udasanzwe wagiye muri Central Africa. Habayeho kurinda ko amatora agenda neza, ariko murabizi ko Perezida wa Repubulika Paul Kagame mu kiganiro n'abanyamakuru yari yibukije ko bagiye nanone kuba bafite mandate cyangwa ubutumwa butandukanye bwo kuba barwana aho bikenewe, kubera ko hari aho inyeshyamba zari zateye polisi cyangwa n'igisirikare cy'u Rwanda. Nibyo rero tugiye kuganiraho, kandi murabizi ko ku munsi wo kuwa gatatu w'iki cyumweru hasohotse amakuru yemezwa n'ibitangazamakuru bitandukanye ko hari umusirikare w'u Rwanda yishwe ari uko kuri uwo munsi wo kuwa gatatu mu rukerera hari habaye imirwano ku rwinjiriro cyangwa ku miryango, ku marembo ya banki umurwa mukuru wa kiriya gihugu. Byari bikomeye rero, ariko muri iki gihe bisa nkaho intambara hafi ya banki zisa nkaho zacururutse. Ngiye guhera rero kuri Byansi mubaza iki kintu cyarabaye, umusirikare w'u Rwanda aricwa, ariko ababibona bakavuga ko bidasobanuye gusa ko umusirikare w'u Rwanda yapfuye, ariko bifite aho bihuriye cyane no kuvuga ko intambara muri kiriya gihugu yamaze guhindura isura. Abantu barwanira François Bozize wahoze ari perezida wavuye mu 2013 bikaba bimaze gufata indi sura. Bivuze urakoze cyane Etienne. Kuri jewe kuba umusirikare yapfira ku rugamba ntabwo nkeka ko bagiye mu butembere, bagiye mu kazi, kandi akazi kabo ka buri munsi abamo kurwana no kudefanda inshingano runaka bahawe. So niba bari hariya bari biteze at any time ko bashobora kuba bakwatakwa, niyo mpamvu bagiye hariya. So birababaje kuba nyine umusirikare yarapfuye, kuko umusirikare igihugu kiba cyaramutakajeho resources nyinshi cyangwa se imitungo myinshi kugira ngo umusirikare. So gupfa kwe biba bibabaje, ariko nanone ni ibintu biba expected, ni ibintu biba bisanzwe muri mu murongo w'akazi. Umuntu apfiriye nyine ubwo ntabwo nkeka ko nawe yagiyeyo cyangwa se n'abandi bariyo bagiyeyo bazi ko ari ibintu byoroshye barabiteganyaga. So ukuntu nge mbibona imirwano guhindura isura, of course yahinduye isura, kandi guhindura isura ntabwo niba ari bwo kibibona nge ntabwo ari bwo nyibona. Nge nabibonye umunsi leta yoherejeyo abandi basirikare, kubera ko isanzwe ifitemo abandi bo muri MONUSCO mu mutwe wa Roni. So kohereza y'abandi bagiye gufasha babandi nuko babonaga ko ibintu byamaze guhindura isura. So kuba twamaze kubura umusirikare ni inkuru mbi, ariko nanone nibyo twari twiteze. Kohereza y'abasirikare bandi twari tubizi ko bigomba kubaho. So na imirwano yahinduye isura kera, ntabwo yahinduye ubu ngubu. Nje niko mbibona. Karegeya, koherezayo abasirikare ni kimwe, no kuba noneho hari abandi bibaza, hari abanyarwanda. Ubwo ngiye ku rundi ruhande rwa gishyaka PS imbera kuri, ni uruhande rutemewe n'amategeko hano mu Rwanda, ariko ruyobowe n'umuntu washinze iryo shyaka, Maître Bernard Ntaganda. Mu rwandiko yanditse muri iki cyumweru, ngira ngo hashize iminsi 2 arwanditse, bisa nkaho tubivuze uburyo ryanditse ari ukwamagana ko abasirikare b'u Rwanda bari hariya. Hari amagambo yanditse muri urwo rwandiko agira ati: abanyarwanda ndetse n'amahanga baje gutungurwa no kumva umukuru w'igihugu ahamiriza u Rwanda
ndetse n'isi ko ingabo z'umugereka leta y'u Rwanda yohereje muri iyi minsi muri icyo gihugu bishingiye ku masezerano y'inyabubiri cyangwa bilateral yo gutabarana yabaye hagati y'ibihugu byombi. Akanasoza avuga ati inteko ishinga amategeko y'u Rwanda ngo yaraciye irarumira ngo ntiyagira ikintu ivuga kuri kiriya kintu cyo kohereza ingabo. Ibi bintu bisobanuye iki? Hari n'abaturage tubona kuri social media bavuga bati abantu barapfuye, umusirikare w'u Rwanda yarapfuye, hari imirwano irimo kwemplika abanyarwanda, ariko agasoza avuga ko ari inyungu z'u Rwanda z'abantu babiri, Twadera na Paul Kagame. Iki kintu kivuga iki wowe? Urakoze cyane ikintu ubushize twari twakivuze, ngira ngo Perezida wa Repubulika cya mbere ni umugaba w'ingabo w'ikirenga, cya kabiri ushobora gusanga amategeko abimwemerera kohereza abasirikare, cya gatatu nuko uwapfuye we nuwa UN, ntabwo ari muri babandi twohereje nyuma, we nuwagiye mbere kuko byavuzwe na Loni. Yego, ubwo bivuzwe na Loni, ntabwo mpamya ko Loni ifite abasirikare u Rwanda rwabahaye nyine uwapfuye ari mu bo rwahaye Loni, ntabwo ari rwahaye Centrafrica. Nicyo gituma nyine ngo report yatanze. Yes, icyo ni cyubushe twarimo tudiscussing ku nyungu zishobora kuva muri ayo masezerano y'inyabubiri bilateral bavuga niba ntaganda. Harimo byatangiye kugaragara kuko ministre ni Sylvia, ministre wa Affaires étrangères ubanye n'amahanga wa Centrafrica, yamaze kwemera ko Rwanda izajya ikora ingendo ebyiri mu cyumweru, ibangi igakomeza Douala muri Cameroon. Ibyo ni bimwe ntabwo rero mpuza na PS imbera kuri ya ntaganda, nubwo itemewe ariko yandikira abanyarwanda, ikorera mu Rwanda, basomye ibi n'abanyarwanda, nuko twasomye ibyo akora umuntu wandikiye perezida. Ibyo akora bikorera mu Rwanda, bigera ku banyarwanda. Hari icyo tugomba gukora nk'itangazamakuru. Hari naho yageze mu byo usomye hasi aravuga ngo ubundi amategeko yo gutabarana akorwa hagati y'ibihugu bituranye mu karere kamwe. Akavuga ati rero hari hagomba kwintervena CAC ngira ngo kurusha uko hakwintervena igihugu individuel mu Rwanda, hakwintervena za Cameroon za Chad. Ikindi aho nahuzana ntaganda nuko ntabwo ari amasezerano ya Twadera na Kagame, nta masezerano y'ibihugu bibiri. Na harayo nabashije gucishamo amaso amasezerano agera kuri 4 y'ibigomba gukurikirana ni partnership, ubufatanye. Yego, ntabwo rero ari umuntu nundi, ni ay'ibihugu bibiri. Wenda icyaba ni ukuvuga ngo byabaye bidaciye mu nteko, kandi inteko nayo ikicecekera. So bwa mbere tugize ibintu bibahera mu gihugu, inteko igaceceka, icyo ni bisanzwe. Icyo tugomba kureba, wenda abanyarwanda batangiye kubitekereza wenda kuba ko umusirikare apfuye, ariko ndahamya cyangwa se dukwiye gusubira muri provision z'inteko ishinga z'itegeko nshinga, tukareba niba nta hantu, ndavuga ngo mukareba twe nk'abanyamakuru, tukareba niba nta hantu biteganyijwe ko perezida wa Repubulika ashobora gukora igikorwa, niba nta ngingo y'imwemerera, niba adashobora gukora igikorwa akagikora mu buryo agikoze ku izina rye, kandi inteko ishinga itegeko nshinga rikaba ari imwemerera. Jewe ntabwo ari byo ndabanza kureba, kuko gutabara byo ni bisanzwe. Ariko nawe iyo abaturanyi umugore n'umugabo barwanye muturanye, ukajya gukiza ugatana igikomere, umugore barakuvuga ngo wajyagahe. Ariko iyo ugize Imana ukagenda ukabakiza bakaba bazima, umudugudu wose barakwerekana ku munsi w'umuganda, bavuga ati dore Gatanazi yakijije byanse n'umugore we. Ubu abantu batangiye kubitekereza ngo na Ntaganda wenda yabyanditse kubera ko yumvize ko ari umusirikare w'u Rwanda upfuye. Ariko iyo Perezida wa Repubulika afata uriya mwanzuro akohereza abasirikare bakagenda bakaba bazima, bagakora akazi kabo, bahagarariye amatora yagenze neza, urumva ubu igisigaye wenda n'uguhangana na Sereka na Buzize. Ariko iyo uriya musirikare wacu adapfa, tugize Imana bagatabaruka amahoro, perezida yaba yongerewe ibindi bituma bintwari kurushaho. Ni nkuko nyine naringwaye urugero uko iyo ugiye mu gikorwa gifite risk ariko ukavayo ya risk itakugezeho uzuri intwari.
noneho ya risike yakugeraho gatajya akavuga ibyo ni ibisanzwe uri kumva ubundi yajyaga hehe ko yagiye atatubajije urumva nicyo gicyo ariko ntabwo by the way uwapfuye n'uwa UN ngira ngo uko raporo imeze ariko ni umunyarwanda yego ndabyumva ariko bitandukanye niba yari yaramuhaye UN ntabwo ari we yahaye Central Africa nkuko Ntaganda Bernard abivuga Ntaganda Bernard baravuga ngo namasezerano hagati y'abantu namasezerano hagati y'ibihugu ahubwo wenda namasezerano hagati y'ibihugu u Rwanda rwakoze ari perezida ufashe iyo engagement atabajije abanyarwanda bahagarariwe n'inteko ishinga amategeko zasuzume neza mu nyandiko ntekereza ko byemerewe nk'umugaba w'ingabo w'ikirenga ntekereza ko byemerewe nta nubwo ari ntabwo ari cyo gihugu cya mbere tugiyemo n'Uburusiya bwarabonye ari n'abariyo batabivuga hari n'abariyo batabivuga abarundi bariyo ushobora gusanga abagande bariyo bari muri ONU abarundi yego abarundi bapfuye n'abanyaperezida cyane hari n'abari bagiye gupfa bakizwa n'abanyarwanda Karege ngukiye mu ijambo gatoya hari ahantu ugarutse ku kuvuga ko amahirwe hari nuko wenda umusirikare wapfuye yari ari mu mutwe woherejwe bwa mbere wa Loni ariko nanone n'abagiye batoherejwe na Loni bagiye kubera amasezerano hagati y'ibihugu byombi aho nemeranywa na Ntaganda avuga ko ari abantu bwabo n'ibihugu byasezeranye so perezida atorwa n'abaturage icyemezo perezida afashe kiba cyafashwe ahagarariye abaturage kandi akeka ko nta buryo na bumwe perezida ashobora kuba yarafashe icyemezo cyo kujyana ingabo muri Central Africa nta tegeko rihari ribiteganya ribimwemerera atanyuze mu nteko ahubwo inteko yacu niyo igomba kureba niba koko yarambuwe ububasha bwayo bwo kuba ishobora kugenzura imyanzuro imwe n'imwe yasanga yarabwambuwe ifite procedure zo kugira ngo ibwisubize mu kwireba kwabona gutora kugenzura bene ibyo byemezo of course gomba nibyikwiriye kubikora niba itanabikora ubwo ni weakness yabo kandi weakness y'ubuyobozi cyane cyane ubwo mu nteko iterwa n'ababatoye iyo uri gutora uhitamo umuyobozi wahisemo nuko wizeye ko agomba kuguhagararira so weakness yabo ni weakness y'ijwi ryanjye y'ijwi ryawe twe twabatoye kugira ngo bajye muri office naga ari weakness yuko bari hariya so mu gihe twabatoye twabamanda runaka bagomba kugumayo until manda yabirangiye tugahitamo neza niba twarahisemo nabi cyangwa se tugahitamo nabi niba twari tubona ko twari twarahisemo neza reka ngumeho ku kindi kibazo Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya kiriya gihugu cya Central Africa yemeje ko hagiye kujya haba ingendo hagati y'u Rwanda donc i Kigali na Central Africa no muri Cameroon hagati y'u Rwanda na Central Africa hazajya habaho ingendo za Rwanda ya insurance uwavuga ashatse kubirebera mu ndorerwamo yuko biriya bivuze inyungu z'ibi bihugu byombi mu buryo wenda bundi buhishe yaba yibeshye ariko izo ngendo kukizadutse ari uko habaye intambara idasanzwe irimo abantu bari ku marembo ya banki position yanjye kuri iyo issue iratandukanaho cyane niya Karegeya ko numvise yabigarutseho kuba ingendo zaratangijwe hagati y'Ikigali na banki nyamari banki hashobora kuba intambara ntago bikuraho ko Rwanda ya developingaga n'ubusanzwe yajyaga ijya mu yindi bigi itandukanye kandi kujyayo hose suko ari abasirikare Rwanda ni business nubwo irimo gahunda za leta ariko ni business igerageza kwaguka uko bishobotse aho ibonye hose opportunity yo kujya igomba kuhajya kugira ngo ishobore kwaguka yo nka business ariko ubu noneho hari intambara of course intambara irahari iyo wita intambara nago muri banki ya intambara sofa ariko abaturage bazi ko isaha n'isaha bashobora kwiga yes barabizi ariko na gihugu kidafite iyo threat Uganda izi neza ko ADF anytime yakwinjira u Rwanda FDLR tuzi neza ko ishobora kwinjira baramutse barangaye so na banki nibarangara imishamba zizaza ariko nako bikuru ko ubuzima bw'abaturage na business zitandukanye ugomba gukomeza so Rwanda yo kwagura business yayo ntago numva ko twakabipolitisanyize kubera ko abasirikare bariyo on their behalf nka RDF noneho ugasanga na Rwanda bari kwishakira business nka business kubera ko hari opportunity icyambere niba hari abantu bajyayo nta mpamvu yo kudashyirayo business ikindi niba hari abasirikare
nuko Rwanda yayirisire ko abo basirikare bazayirindira umutekano mu gihe iri. So je ku giti cyanjye kubona kwagura business ni nkuko ejo wakumva ngo business yabo yimukiye mu kindi gihugu. Ibyo ni ibintu bisanzwe kandi that can happen. On a normal day. Wakeka ko biba wenda ko hazajya hajyayo izindi ngabo mu buryo butari declare nkuko president wa Republika yabideclare cyangwa hashobora kuba hari ibindi bintu. Hari n'abatangiye kubivuga muri opposition ikorera hanze y'u Rwanda bavuga ngo birashoboka ko Rwanda yarone izajya izana ibintu by'amamatiere premier za oro za diamant ariyo mandate Rwanda ife. Mandate reka umubiri wo kuri iki ngiki bashatse kuzana oro na diamant n'ibindi ntabwo byabasaba kujyana y'u Rwanda kuko hajyaho indege za gisirikare zigataha. Urumva abasirikare babaye nyine kuri jewe uvuze ngo haramutse hajyayo hashobora no kujyaho indege igataha bataramutse bintroduce urugendo na Rwanda yishobora kujyaho icyo kijyanye gusa bibaye ari yo mandate ikongera igataha kandi igatahana ibyo ishaka. So nago kuri jewe nago numva iyo position yo kuvuga ngo kubi igiye kuzajya ijyayo none se ahandi ijyayo gukura iki. So it's a business. Niba bafite abagenzi batwarayo bagakomeza muri Cameroon kandi impamvu bari kujyayo ubu ngubu business irakura ya Rwanda tugiye tuyibona expanding kandi mu expanding kwayo ntago Rwanda yigeze ijya ahantu hatari abagenzi nyine bajyayo kandi kugiye ngo urugendo barutegure nuko babona ko tuzabona abagenzi bajyayo n'abavayo. So niba bashizeho iyo route yo muri Rwanda bakavuga ati tuzatunyura hano tute dukata hano ni nkuko bajya handi bagakata handi. So izindi business zibaye zihari nkuko uri kubivuga cyangwa se nkuko izo abandi muri opposition bavugaga ngo bashaka kuba bashaka ngo Rwanda izagenda itunde woro n'ibindi n'ubundi ishatse yanyura ikazitundi kazizana kandi batiriwe introducinga urugendo. None se iguye ku kibuga cy'indege cya gisirikare hari wayibuza guhagarara ariko bwo nawe ihagurutse angaha aricyo urimo kubivuga uburyo bw'amasezerano abazwi ibintu biro officiel. No icyo ndi gushaka hano reka twe kuvanga political na politics na business kuko Rwanda ni company ikeneye gukura. Ndimo kubwira ibintu mba nabonye byavuzwe urumva nicyo gituma real news analysis reka mbafashe gatoya uko byansa bivuga ntabwo Rwanda yahagarika business yayo haba hari intambara haba ari y'abanyarwanda ntabwo ihagarika yireba hari abakiriya ariko nanone ntabwo business za Rwanda zivugwa na Twitter ya Minafete ya Centrafrica kuba ari Minafete wabivuze hari icyo bisobanuye yashaka kwerekana imibanire yacu imibanire y'u Rwanda na Centrafrica ariko ubwo wakeka izo nyungu mu buryo buhishe gukeka uretse nacyo ndagisubiza reka nkubwire Bernard Ntaganda nawe nzamusubiza nitonze cyangwa n'uyu munsi ndamusubiza. Noneho rero kuba Minafete ari dekarara ko Rwanda igiye gukora ingendo atari minikomu yaho atari ntago ari Rwanda igenda hose ntago twandikirwa ntago tubona twita Minafete yaho harimo donc biravanze ni business ariko irimo na politiki ari nabyo bya bindi na ubushize nababwiraga mu nyungu nshaka kukuvuguruza ibyo uri kuvuga ngo kuzana woro ku buryo butemewe ariko ntabwo ari byo uvuga n'urugero abo bantu bavuga ko ari kuzana zahabu uko byanze yarabivuze twakohereza ubundi buryo birashoboka ariko narakubwiye ngo niba witanze ukajya gukiza abantu barwana muri icyo gihugu ugifitiye impuhwe Perezida wacu akeneye ko ibindi bihugu bitekana gutekana ntabwo ari kuvuga ntabwo ari ukumukiza basaya gusa ntabwo ari ukumukiza abacengezi gusa akeneye ko banatekana no bundi buryo none se niba amaduka yarafunze twoherejeyo imbwija zo mu Rwanda impuhwe ntabwo ari inyungu za politiki cyangwa z'ubucuruzi oya izo twazireba nyuma ariko ndashaka kukubwira ngo niba wemeye ko ushaka ko igihugu gitekana n'abaturage bacyo bakeneye ibyo kurya bakeneye imyambaro niba dufite inganda hano Masoro ziri gukora imyenda hariya nta muntu kibasha kohereza imyenda cyangwa izaho zarahagaze Rwanda yigafungura ikajyanayo imyenda yo kwambara ikajyanayo imbwija zo kurya n'inyama bitwaye iki hagaruka iki ikigaruka ndacyakomeza uretse ntabwo gize ndavuga ibyo nye ntekereza ikigaruka nuvuga ngo imigenderanire d'abord
ntabwo ahantu twemeye kujya ntabwo ahantu igihugu cyemeye kujya gutanga abasirikare bakajya gutanga amaraso bagatanga icyuya cyabo, warangiza n'ubundi ngo amatora ararangiye ngo umubano turawuciye, butike ntizikora, inganda ntizikora, abana ntibiga. Ejo bundi tutwara y'abarimu se b'icyongereza uzavuga ngo urakeka ko u Rwanda rwawe rushobora guhindura igihugu anglophone? Oya, ntabwo ari cyo nshaka kuvuga. Ariko niba amashuri yarahagaze, abarimu barapfuye cyangwa baragiye mu bacengezi, kikabura abarimu, ushaka kuvuga ko tutakohereza y'abarimu? Karege, wenda last time mu kiganiro cy'ubushize ari ikintu nagarutseho, narabwiye position yanjye. U Rwanda ruramutse rujya muri Central Africa rufite inyungu yo gutunga gutanga umutekano gusa, baba bari kubara nabi. Central Africa tugomba kuyibenefitingamo. Ntabwo ari barumuna bacu, ntabwo ari basaza bacu, ni ubuzima tubayeho, kandi igihugu kigomba kugira icyo kibungukamo. Gusa numva ko igihugu cyunguka muri Central Africa kidakwiriye ikintu cyo gutekereza ko Rwanda izajya igenda iparika igafata woro niba renda nuziga igataha. Ariko niba ari woro bafite, niba ari minerals bafite, hagomba kubaho uburyo bwanditse tukabaho umutekano bakaduha woro. Turi gupfusha abasirikare, ntabwo tubafasha, ntabwo ari barumuna bacu. Oya, hari amasezerano ane nabonye, ntabwo twavuga ngo umutekano wabaye mubi natwe twahomba. No. So kujyayo hariya umuntu agaterura abasirikare, bararya, barambara, baranywa, bafite ibikoresho, bararasa, bakoresha imbunda. Iyo batewe nka kiriya gitero cyahitanye umusirikare barashe, kandi iyo umwe akomeretse baramuvura, bamuspendingaho amafaranga. So muri iyo kubera ko izo expenses zihari, we have also to benefit, tugomba kugira inyungu tubakuramo. Kandi iyo nyungu, niba Central Africa idafite amafaranga yo kutwishyura in cash nk'u Rwanda, kutwishyura mu ntoki ngo mufate mutware mwaduhaye abasirikare, ikaba idafite igisirikare kibarinda, turabarindira baduha ibyo bafite. Ni barter trade, ni ibintu byahozeho, nta nubwo ari igisebo kubikora, nta nubwo ari ibintu bigoye kubikora, ni ibintu bisanzwe. Icyo udafite utanga icyo ufite, bakaguha icyo udafite, sibyo? So Central Africa izagera kuri level yo kwigira igisirikare gishobora kwicungira umutekano, then bazagumana ibyabo. So nago minerals zabo nibyitwe nkaho erega Rwanda yishatse ya Gina jya ikanazitunda, izo wori ikazizana bipfa kuba byumvikanywe, atari ibintu byo kugenda kubacukurira. Shatse agenda ikanaparika ikaziciramo ikazizana, ntacyo byabitwaye. Kuba muri Central Africa haratekerezwa ko hashobora kuba hari ingabo za Uganda zishyigikiye Bozize, ni ibyandikwa tuba twasomye mu binyamakuru. Hari ingabo zikekwa kuba ari iz'Ubufaransa ziciye, ariko baciye mu banyacad, hanyuma u Rwanda narwo rukaba rwaragiye kudefanda. Ntabwo ibintu bishobora kuzasoza bibaye isibaniro nk'uko byigeze kuri Kisangani. Ikintu ushize wari wakitubajije, ariko ubu birahindutse, ubu nta kibazo. Bozize yari yarahungiye muri Uganda, ngira ngo yatahutse muri 2019. Kuba Uganda yahaba nta gitangaza kirimo, ariko nge sindabona ahantu biri dekarare ko Uganda yohereje abasirikare nk'uko hano tubizi. Yego. Hanyuma Abarusiya barahari, bafite nabo inyungu zabazanye. Urumva nubwo tuvuga ngo bagomba gutabarwa nabo mu karere, Abarusiya bo bavuye hafi ku muhero w'isi, niko navuga. Abafaransa bahari banyuze muri Chad, ni ukuvuga ngo nabo ni nkaho bihishe, bivuga ngo gutsindwa kw'inyeshyamba ni ugutsindwa kwa Chad n'Abafaransa na Uganda. Gutsinda kwa President Touadera ni ukuvuga ngo ni ugutsinda kw'Abarusiya n'u Rwanda n'abandi babashyigikiye. Ibyo rero ni bisanzwe, ariko nongere ngaruke, ntabwo sinkunda n'ubushize nabivuze position yanjye, ntabwo ibintu byose biza kuba bigomba kuba ari materiel, ariko ntabwo wajya gusaba umutekano w'igihugu ugisige mu nzara, babyumva wejeje, sibyo? Iyo Rwanda yagutwara y'ibiryo, gutwara y'abajya gucuruzayo, gutwara y'abajya kwigisha, gutwara y'abajya kuvura, parce que igihugu kivuye mu ntambara turabizi twese, imyaka 2, 3 cyangwa 4, ntabwo ari guhita tuvuga ngo bahise bazana zahabu, ibyo ntabwo bihagije. Ntabwo watanga umutekano kuko nubundi uhise uhava ukabasiga gutyo, intego ntabwo u Rwanda rwaba ruyigezeho. Rero mpamya ko inzira abava bangi baza Kigali, abava Kigali bajya bose
bagamije ko ibyo bihugu byiyubaka. Karegeye hano wumve ko igihugu gusacrificing je mbyita gusacrifice umuntu agashora abasirikare mu ntambara, ubuzima bw'abasirikare. Umusirikare umwe aba yaragiyeho bije nini cyane kugira ngo abe umusirikare, yaba muri training, yaba mu myambarire, yaba mu bimugaburira, yaba mu buzima bwe busanzwe. So kubasacrificing bakajya hariya nuko we have kwanza tubaye tudaharanira inyungu twaba tudatekerezana neza. Je niko mbifata ko we need tugomba kureba inyungu dufite muri iyo ntambara, kandi iyo nyungu igomba kuba igaruka direct ku banyarwanda. Kandi kugaruka direct ku banyarwanda, abafatira ibyemezo bari abasirikare ngo bajye hariya bagomba kubitekereza. Ntabwo ushobora kumbwira ngo umusirikare aragiye hariya, urumva agize ikibazo cyo mu buzima busanzwe, wenda ararashwe, nabo ubwabo barashe, they used ibikoresho igihugu cy'u Rwanda cyaguze kuri Bijaminadef ngo kubera ko dufitiye Central Africa impuhwe. That could make no sense. Nta kintu byabivuze kizima. So ibyo byose byakabayeho, igihugu birakwiriye ko ibihugu byose bigira umutekano, which is actually je mbifata nka hari n'umutima mwiza. Nubwo twa dufite business zindi tureba kugira ngo tuba abasirikare n'umutima mwiza igihugu kiba cyagize, ariko none ibyo nibinabaho ira interest tugomba kuyigira. Nta nubwo ari ibintu nibinahari kwanza n'abayobozi baramutse batureba bazana bivuga ku mugaragaro, nibinahari we have to tugomba kuyerekana. Urumva ishobora kuzageraho iyo nyungu ikavugwa kuki tutavuga, kuko kuyivuga rega turayikeneye. Twebwe na birombe tugira biraho byinshi, turi Land Locked, abaturage birwa bataka imisoro. None se nibwo bataka imisoro babuze aho bayikura, imihanda izubakwa n'iki, biturwizubuka n'iki. Tugomba gushakisha n'ahandi hose biri uburyo bishoboka kutugeraho, bikatugeraho. Niba tuba abasirikare bacu nabo nibaduha ibyo bafite, then tuba abasirikare. Nitububakira igisirikare bakaba bari safe kugumana, bagumane n'ibyabo, bagumane n'abasirikare babo, ariko not using nago badukoresha bisanzwe. Abakozi byanze reka twambuke tuve muri Central Africa tugaruke hino noneho ku gihugu duturanye, igihugu cya Uganda. Ku itariki 14 hatangiye amatora ya Perezida wa Repubulika ndetse n'ay'abadepite. Aya matora arakomeje, hari byinshi biguma biyavugwaho. Ejo bundi mbere y'uko amatora mwabonye ibi modoka bikomeye bya gisirikare bizenguruka umurwa mukuru Kampala kubera ko hikangwaga ko hashobora kubaho imvururu. Ibyo byavuyeho n'andi imvururu zikomeye zari zagaragara ndetse n'andi ziragaragara, ariko haravugwa amajwi kuri ubu, haravugwa amajwi 58 ya Perezida Yoweri Museveni wiyamamarije torewe ushobora gutorerwa ku nshuro ya gatandatu kuyobora iki gihugu cya Uganda kuva mu 1986 mu kwa kabiri ubwo ubutegetsi bwafatwaga muri iki gihugu. Kareye ndagira ngo tugarukire kuri aya matora yamaze kugaragaramo ibintu byinshi, ndetse na Bobi Wine cyangwa Robert Center mu Cyagulanyi yamaze kuvuga ko amajwi barayibye ngo mu buryo bugaragara. We aracyari muri 26 hari n'igihe bigera kubera kubara bikagera kuri 30, ariko bigaragara ko umukandida wa NRM Museveni yamutsinze. Ikintu urakivuga? Icyo nkivugaho ariko nago Cyagulanyi nayo ngayo 20 Bobi Wine no kurenza 20 ngira ngo urabizi hari ibihugu tuzi no kubona tatabari intambara. Hari umusaza w'uruhara rwose tukagira vuga ati atatu koko. None Cyagulanyi urabona n'umwana ni boni navuga ngo n'umwana kuko n'umudepite, ariko politike ntabwo yimazemo igihe kirekire. Kubona ayo menshi ni ikintu gikomeye cyane. Icya kabiri nabivuze ngo u Rwanda ibihugu mu bihugu byinshi kuba wari ku butegetsi, komisiyo y'amatora ni yawe, barakoresha budget yawe, abasirikare n'abawe, banke y'igihugu ni ya leta. Abasirikare nawe muri sanse yuko wakoze rebellion igafata ubutegetsi. Oya ntabwo ari ibyo gusa, kuko Ministeri ya Defense, Ministre wa Defense aza muri cabinet uyoboye. Cyagulanyi ntajya ayobora cabinet n'urugero. Kugira ngo rero utsindwe amatora yakoreshejwe na komisiyo yawe, umutekano urinzwe na polisi yawe,
abasirikare bawe bifaru mwarabibonye bisirikira muri Kampala urabyumva amafaranga akoresha amatora yawe undi muntu uvuye handi hantu akagutsinda ibyo biruka ku bwabuyoya gusa nawe nubwo yipfiriye ngira ngo yapfuye icyo kintu abizi ko ari ikosa yakoze ntabwo waba uri ku butegetsi ngo woruganiza amatora abasesera abakorera bushake b'amatora niwo ubahemba gusa baba bakora bakomeje ku bantu mu bihugu bimwe na bimwe ntabwo shigikiye demokarasi ngira ngo wavuze iki ntabwo ntegetswe kwishima wavuze mu buryo bwewe u Rwanda kuba kugeza ubu nta mukandida kuva mu mwaka wa 2013 mwaka wa 2003 hatangira kubaho kwiyamamaza mu Rwanda ku mwanya wa perezida wa Repubulika uretse Twagiramungu niwe wagejeje 3%. Hariya muri Uganda barabara bakavuga bishobora no kugera muri 35 bya Bobi Wine. Ibi bintu mu gusobanura igisobanuro cya demokarasi no kuguha uburenganzira kuba wenda turi kuri Uganda ariko tugaruke no ku gihugu cyacu ibi bintu bivuze iki? Uravuga uvuze Twagiramungu yaje 2003 urabyumva akora kado gapapuro depliant irimo ta aho kuvuga ko atazaharanira amahoro iyo ta yamukozeho kampanye ye yagize ibibazo amajwi arangiye abona 3 avuga ati koko atatu umuntu watangiye politike nka shinga FDL muri 1991 ikemerwa abona 3 abyumva na nubu aracyabivuga ariko ibyabaye nyuma yego nyine mu bakandida bose bigeze guhagarara 3% ariko guhangana na 3% ariko none uravuga ko Bobi Wine ari hafi 30 nyine iyo ndacyakomeza gatatu ndacyakomeza oya tubanze ayo mateka natwe abantu babyumve kugira batajya batungurwa n'ibintu ku matora yakurikiyeho ya nyirango 2008 ngira ngo baravuze bati nibwo hagiyemo nta ukuri ryayo na Higiro Prosper wa PL nta ukuri ryo wa PSD barabwiye batari ku bundi arinda avuga n'aya 3 azahurudutse tuzi yavuye kuki yashizemo mwe mwari ningo nta ukuri ryayashiramo ari yamamaza kuba president Higiro Prosper je crois wo muri PL nawe icyo ryashyiramo muri 2008 kugira ngo nibura bigaragare ko abakandida ari benshi ariko byanze bikunze ntacyo byaguba guhindura ntago kuri yakize bavuga ngo nanjye ndashaka kuyobora iki gihugu ntago bavuga ati kuki Twagiramungu ava hariya akaza ateze indege aje gutanga ntuza akabona nari ya 3 mwebwe kandi namwe mufite amashyaka yanyu kuki mudashyiramo bashyiramo iko byagenze cyangwa hari ijambo wabutekereza ntabwo ari kubitekereza ndumva ijambo ryaranciye mu gutwa avuga ngo kuki mwe mudashyiramo bashyiramo ariko bashyiramo babwirijwe turakomeza rero hanyuma ubwo warumbajije ngo icyo bivuga kuba mu gihugu icyo bisobanura yifatiye ubutegetsi ashyiraho inzego ze arangije icyo bishaka akemera ko abantu bashobora kugeza icyo bishaka kuvuga nyiri inkota n'uyifashe ikirindi nakubwiye ngo usibye Buyoya wenyine byabayeho muri 1993 atsindwa na Ndadaye ariko nakubwiza ukuri Buyoya nubwo ngira ngo nubwo yapfuye mu kwezi kumwe cyangwa birashize yapfuye icyo kintu atarakibabarira nawe ubwe uri perezida w'igihugu cy'Afrika cy'Afrika okay ariko n'ahandi cy'Afrika igihugu ntabwo Buyoya yatsindwa na Ndadaye tujya tubona abantu badafata komisiyo y'amatora z'aba muri Afurika turaza kumugera ntabwo Buyoya ngira ngo yapfuye ataribabarira iriya kosa yakoze yo gutsindwa na Ndadaye uvuye mu ishyamba wari warahungiye mu Rwanda ibutara ari umwarimu gute umwarimu agatsinda majoro umaze imyaka ingahe ku ngoma rero kosa nawe ntabwo yigeze aryibara nta wundi ndabona wakoze ibyo kosa utabibona ko nka Buyoya icyo gihe kwari ukurekura kugira ngo niyo demokarasi beho ikaba ari ikosa demokarasi se tugomba kwibona demokarasi ntabwo ari made in Rwanda demokarasi ntabwo twigeze tuyikorera urabyumva kera ku gihe cyacu
apana igihe cya mbere yacu cy'ubwana umwami yaratangaga agasimburwa n'umuhungu yahisemo nubwo bavuga ngo yavukanye imbuto rero kumbwira ngo ni abantu benshi barahitamo iyi demokarasi ntabwo ari twe twayikoreye iyaba ari iyacu wakavuyeho nkavuga ngo Gatanazi nava ku buyobozi bwa Riyo Talk Channel arashyiraho byansi tubyakire gutyo urabyumva hano mu Rwanda hari n'igihe byabagaho nko mu miryango itari ya leta nkatwe njye nabaye mu basuputi chef d'unité wavagaho yahita agashyiraho abandi bakamwubaha ariko ibyo kuvuga ibyo byo gutora mwazanye nta nubwo attention demokarasi mwita demokarasi ni popularisme kurusha ari uko iri ngo nabyita muke donc demokarasi ipima umubare w'abagiye inyuma y'umuntu urabyumva umubare w'abagiye inyuma y'umuntu tutitaye ngo akatubwatsi mu ifamu tutitaye ngo aranyonga tutitaye ngo ni umupolisi tutitaye ngo ni umusirikare tutitaye ngo ni PhD wamugiye ni imibare gusa naburiya upimye abo ngabo nawe 30% donc ushobora gupima ugasanga abo bantu benshi biganjemo abakozi b'imirimo iciriritse ariko noneho babandi barimo bakaminuza nabo bitsimbye ahandi akaba makeya ariko aya bantu bagatekerereje igihugu ntago bivuga rero ko gutorwa na benshi bivuga ko ushoboye urakunzwe gukundwa no gushobora biratandukanye byanse Yansi hari mu gitondo narebye aka video kashyizwe ku rubuga rw'umugore wa Bobi Wine Barbara Kyagulanyi afirima abasirikare bari baje aho atuye hafi y'aho atuye bari basimbutse igipangu binjira mu gipangu kiwe aho atuye muri Kampala noneho agenda babaza atari ko mwe mwaje hano gukora ibi bintu bari babyamaganye ngira ngo n'ubutegetsi bukuru muri Uganda bwaravuze ntabwo bikwiye ariko byarenze abasirikare baza kwa Bobi Wine umugore na Bobi Wine bagenda babaza atari ko mudusura mu buryo tutateguye harimo n'umugore w'umusirikare amubaza ati we ko wadusura ikintu kivuze iki n'ubwa mbere nako si ubwa mbere ingo z'abakandida bahanganye bikomeye cyane na Museveni ingo zabo zigibwamo n'abantu gutyo n'abasirikare kandi boherejwe umusirikare nagapfa kujya of course sobanura kuri jewe umusirikare kwanza kuba umuntu ayoboye state igihugu biragoye kugira ngo wowe nk'umuturage usanzwe ujye guhangana na state ntabwo ari ibintu biri aho ngaho biri simple wowe wakwikorera ikindi nanone Uganda ubu ngubu biri mu matora tuzi ukuntu abagande bitwara usanzwe abagande ni abantu batajya batinya violence kuba ba violent at any time abanyapolitiki rero opposition bashobora guteza umutekano muke igihe icyo ari cyo cyose so igihugu icyo ari cyo cyose kigomba kuba concerned cyangwa se inzego z'umutekano nta kuntu zitagira interest mu gucunga umutekano wabo mu kurebera hafi umuntu ushobora guteza violence so kuba bari kwa Bobi Wine nkeka ko ari uburyo kuba bamususpectinga kuba ashobora guteza violence at any time mushobora no gukeka ko ari we akaba yabacitse uri buka igihe saga zabaye bakarinda kwa Besigye bari ku gipangu imbere bagose igipangu imbere akanyura mu gikari akigira mu mujyi bakajya kumwumva yageze mu mujyi kandi bari bazi ngo baramufite mu rugo so gukora nk'ibyo izo zose approach zo kujya mu rugo basimbutse ibipangu n'ibiki byose ni mu rwego rwo kugira ngo birinde ikintu cyose gishobora gutezwa na Bobi Wine in case bibatunguye urabizi ko uyu munsi ariko basoma amajwi ariko ku gicamunsi cy'ejo Bobi Wine yaratangaje ati ibi bintu bivugiye kuri Tally Center ahantu ku rwego rw'igihugu cyambo barimo kubarira amajwi mu rwego rw'igihugu aravuga ati ibi ngibi ni ikimenyetso ibintu bimaze kuvugwa na perezida wa komisiyo y'amatora ni mubwirwe mubyitaho ni ikimenyetso cy'uko twibwe kuba yarabivuze hakaba nta bantu bagiye muri Kampala guteza ikibazo ubwo ngubwo kujya ku rugo rwe gukeka gusa ko ari Bobi Wine ashobora guteza ikibazo si ukumukabiriza kubivuga no kubikora ni ibintu bitandukanye abagande bafite ukuntu bajya baba excited bakaba violent kurushaho iyo bagiye bije deep muri situation so Bobi Wine kujya muri Kampala hagati
no kuguma iwe akavugira iwe mu nzu ni ibintu bibiri bitandukanye. Ikindi bamaze kumukatira internet bamukatiye uburyo bwo gukominika biri kumugora, bivuze ko iya inciting violence ni icyaha by the way, kurura imyivugo biragoye kugira ngo abigereho mu gihe inzego z'umutekano ziri kugeza ku mukomitira. So zira zose ni strategy zo kugira ngo ukeka ko yabikora. Of course, kwanza ndi kubivugira hano kandi nanabivuze no kwa gatandatu Museveni agomba Museveni agomba gutsinda amatora. Namara gutsinda amatora, Bobi Wine agomba guteza imyigaragambyo. Ni ibintu biri automatic nikabagande babaho. Museveni ananiwe kuyatsinda mukuri yayiba ariko akayatsinda. Kuko justice byabakama ubu ngubu uyobora Electoral Commission wibuke ko ari we wigeze gushinja Kiza Besigye mu myaka yashize ko yafashe umukobwa ku ngufu. Kandi ibyo byari byegereje amatora. So kuba yaragiriwe icyizere ari perezida wa komisiyo y'amatora agashinja umukandida. No, mbere ntabwo yari perezida wa komisiyo y'amatora. Mbere yari umwavoka usanzwe. Ubwo yahembwe kuba komisiyo. Yahembwe kuba so biragoye kugira ngo we gupredictinga intsinzi ya Museveni. So at any time I expect ko kwanza amajwi bashobora kuyavuga saa 9 saa 10 gutyo. Nyeka ko Museveni ari butsinde gusa ari atsindira kuri rate itari hejuru cyane 50 na kubera ko Bobi Wine aragerageza nahoze ndi kubona kugeza ubu ngubu statistics mfite ziragaragaza ko amaze gutsinda like reka ndebe kuko nahoze ndi kuri live updates zabyo ari muri of course afite 34 n'ibice 62 Museveni akagira 58 n'ibice 88 kandi bamaze kubara amajwi ku kigero cya 86 n'ibice 6 bivuze ko turacyafite ashaka kwiyongera handi ariko biragoye kugira ngo yongere amajwi yose wayamuha atapore asigaye yose yamuha yatsinda kubera ko niba babaze ku kigero cya 86 n'ibice 6 kandi buke ko abandi bakandida bagera ku 10 bari kugabana ayo majwi so bishobora gutuma atsinda ariko uretse ko adashobora kuyongeraho yose. Wibuke ko justice byabakama ubu ni uyoboye Electoral Commission, uyu muntu yari umwavoka ashinja Besigye kuba yari prosecutor ashinzwe Besigye kuba ashinja Besigye kuba yarasambagije abakozi bibe mu rugo b'abakobwa. Ibi kandi ibyo byari mu rwego rwo influencing amatora yaragiye kuba yico gihe. None ubu niwe uyoboye inama komisiyo y'amatora. So biragoye kugira ngo umbwire ukuntu ari bwanawusinga Bobi Wine nk'umuyobozi. Right, aranawusinga Museveni ibyo byo biri automatic. Keretse udashaka kubyumva. Namara kwa nawusinga Museveni kandi babaye perezida. Ikintu kiri bubeho kumva ko wenda Bobi Wine araza striking amajwi ko nawuze ndi kubona yasohoye videos ari kuvuga ko bamwibye ariko aravuga ko bamwibye amajwi batarangiza no kuri iki kuyabara which is actually icyo kigaragaza political maturity sinzi ko nabyita mu Kinyarwanda kudakura muri politiki kuko nakuntu wakabona usinga ko bagutsinze utarabona kubona n'amajwi ko bakwibye utarabona kubona amajwi umwana muri so ubu ngubu nubwo yabivuga mbere avuga ati nundi yabivuze mbere ubuvuze yabitesheje value numvaga ko ira statement yakoze mbere yo kuvuga ngo banyibye amajwi yakayikoze bamaze no kubara amajwi finally ariko ngubu people abantu barabyiteguye kagomba kubivuga kandi amara kubivuga biratanga iki urareba nahoze ndi kureba amashyaka ya Bobi Wine hari abadepite bari basanzwe mu nteko batandukanye batsinzwe actually kandi batari bake ba NRM hari n'abatara ba NRM hari nko bitakatora ubwama yatsinzwe Kasiano Wadri, Latif Sebagara, Sempara Kigozi, Mubaraka Munyagwa, Simeon Subuga n'abandi hari na minister Karuhanga Gerard yatsinzwe amatora y'abadepite kandi bari gutsindwa bagatsindirwa kuri babana baje muri NUP mu ishyaka rya Bobi Wine abana b'abasore bafite imyaka 20 n'ingahe. However ibyo biraza kugira ingaruka ku gihugu nk'Ubugande nibirangiza bigire n'ingaruka kuri politiki muri ariko ababizi bakavuga ko bariya abantu n'ubundi aho batsinze ari hamwe n'ababesige bajyaga batsinda of course bakavuga ko ari ahantu n'ubundi hari hasanzwe abantu batavuga rumwe na Museveni bakavuga bati none ubwo Besigye atari we reka dutore uyu nguyu wenda tubikore gusa kuko turi muri opposition cyangwa wenda bavuga bati tubikore kubera ko tudashaka ahubwo bifite na negative impact ubundi muri politiki ikintu bita experience kiramataringa cyane nagaru kubera ko abantu bakeneye impinduka ngo bazane n'impinduka zitari ngombwa sibyo nufata umuntu ufite imyaka 40 y'ubukure
akaba afite imyaka 20 ya experience muri politiki, ukamusimbuza umuntu ufite imyaka 26 ufite imyaka amezi 6 ya experience muri politiki, ntabwo bazafata ibintu kimwe. Nitujya mu nteko hakorwamo ibintu byinshi, twirwa tunenga n'inteko yacu, baragenda nta kintu badukorera, baragenda bakicara, ibyemezo bikaza bikabanyuraho, nta kintu na kimwe bakora. Hari ibyemezo byinshi bigenda bifatwa ugasanga bari mu murongo, baragenda gutya. Sometimes dushobora kuba tubanenga, ariko mu by'ukuri badafite ubushobozi, mentality, political immaturity, ubushobozi bwo mu mutwe bwa politiki, bwo kumenya badafite iyo political immaturity. So urafata umwana bakaba barimo bakora iki se ubwo barahageze bate? Nyine kuhagera wahageze. Wenda kesi y'u Rwanda irukundi, kuko n'u Rwanda uburyo dutora, mu Rwanda uburyo dutora n'uburyo abagande batora ni ibintu bibiri bitandukanye. Mu Rwanda iyo ugiye utora FPR cyangwa ugatora Green Party cyangwa ugatora PS Imberakuri cyangwa ugatora PSD, ishyaka ushaka, noneho ishyaka ryo riba rifite urutonde rw'abantu byakugeneye nyine, ataba abantu niba mwaduhaye imyanya 6 turahera ku wa mbere gushika ku wa 6 akajya mu nteko. Iyo ni kesi nayo igomba kwigwaho ukwayo. Ariko mu Bugande iyo umuntu agiye kujya mu nteko wiyamamaza as individual, uraza we nk'umuntu ukavuga ati jewe byansi kubera ko ndi umuturage wo muri Nyagatare, mvuka muri Nyagatare, nkuriye muri Nyagatare, Muranzi, nakoze ibi n'ibi, ishoboye kubahagararira mu nteko. Niyo ngeze mu nteko bakavuga ibintu bijyanye na Nyagatare, ndavuga ati twe Nyagatare turashaka umuhanda, turashaka umuriro muri Rukundo, muri Rwimiyaga, turashaka umuriro ahangaha, turashaka njya kuri Nyagatare yanjye gusa, ntabwo nitaye kuba Gatsibo batabifite. N'urugero. So iyo nje no kwiyamamaza bwa kabiri ngarutse, abaturage muri Nyagatare barambaza ati we igihe twagutoreye wadukoreye iki? Ariko noneho hano mu Rwanda systeme ziratandukanye. Hano mu Rwanda uratora FPR ikakuzanira abadepite utazi, je natoyeze ko no FPR ishaka kuko ari iryo shaka nkunda, natoyeze ko no Green Party ari iryo shaka nkunda, ariko ntago abadepite bari kuzanira mbazi. None abadepite bashika mu nteko badapova mu Rwanda atora ku muntu iyo ari kuri president wa Republika. Yes, ariko ubusanzwe ibyo abadepite dutora pate kaduhereza abadepite yo yaduhitiyemo. None abadepite baco kugenda niba gukorera ibyo ushaka, tuvuge niba bagakorera uwabashize ku rutonde, uwabashize ku rutonde. None uwabashize ku rutonde iyo agarutse, iyo agarutse kuri nuza, iyo agarutse kuri tele, iyo bagarutse kuri tele gushaka amajwi, baza kakubwira abadepite baraza nyine bakabyina, kavuga ati twebwe nka FPR twakoze ibi nibi turabasaba amajwi mukayabaha. Twebwe nka PSD twakoze ibi nibi mukayabaha. Twebwe nka Green Party twakoze ibi nibi amajwi mugakora iki? Mukayabaha cyangwa mukayabima depending on ibyo mubona bakoreyeho. Ariko noneho ntago mwahawe chance yo guha umuntu inshingano, uvuga ati nyakubahwa mudepite kankoresha izina ry'umudepite umwe ambabarire, kankoreshe Musa Fazil. Musa Fazil afite ishaka abereye umuyobozi. Yego. Jewe nagutoye nguhagararire akarere ka Kicukiro mu nteko. Kuva wajya mu nteko nta muriro dufite, nta muhanda dufite, nta kintu dufite. Turage barakubitwa. Wowe nka Musa Fazil urasabwa kunyereka kubaka kugira ngo ube mu accountable. Actually system imeze gutyo, abayobozi ba mu accountable. Nibo ndashuguka nanjye kuba ubazi ibintuza, nubwo byabivuga rero ko twebwe abadepite bacu batari accountable. No, abadepite bacu nabo accountable kuri twebwe, accountable kuba batoye. Kuba bashyize ku rutonde. Aba batoye ni mwebwe. Kuko twebwe twatoye ishyaka. Ariko abadepite bacu accountable ku muntu wabashyize ku rutonde. Muri make bakuye ku rutonde, wowe nubwo batoye ishyaka ntabwo bajyayo. Urumva? Ishyaka ritwarayo abo ribona bakwiriye kuri hagara. Niba uvuze ngo FPR yabonye imyanya 60, abaturage bagomba no kumenya uburyo politics igenda. Uvuze ngo FPR yabonye imyanya 60, FPR nizana abakandida 60 ba mbere baba bari ku rutonde bazwi. Kwanza uvuga ati ni 60 umwe akahita celebrate ndi mu batsinze. Mu gihe hano iyo ugiye kubara tugiye gutora umwe kuri umwe, hari abazi imbere yacu muri babandi wenda 60 bari ku rutonde, ukavuga ati naga kwiriye kumbera umudepite, ugafatamo nka 40. Ugafatamo nka 40 ugasanga ahubwo wenda wagiye hepfo ku rutonde hari ahagiye bakamugirira icyizere. So ibyo ni ibintu bigomba kudiscussingwaho, politiki yacu ikabona kuntu abadepite kugira ngo babemo accountable. Actually n'ubu turi mu matora y'abameya.
meya nagakwiriye gutorwa n'abajyanama akwiriye gutorwa n'abaturage kugira ngo abe accountable ku baturage. That's my opinion. bakajya ku murongo kuko babaye uko batorwa n'abajyanama nuko barushaho gusastifying abajyanama kurusha uko abaturage kugira ngo bo barushaho kunezeza abajyanama babatoye kugira ngo barushaho kunezeza twebwe twabayeho za Tour du Rwanda nyinshi. Of course ntago zabaho kubera ko nose Tour du Rwanda meya yakwegura gutera toye n'abaturage. Umuntu watoye n'abaturage ava hari komanda irangiye nose Tour du Rwanda yariza gute ntabwo bishoboka. So ibi ibintu bya turacyari muri Uganda ariko ibintu biba bitureba natwe ibintu bya Tour du Rwanda. Oya byansi arakoze cyane kuko rwose n'umujene aravuga yisanzuye aravuga byinshi bamwe bataha. Oya nyine ngewe ni editinga kubera imyaka yanjye ariko ni byiza ko aravuga ati umuntu aba accountable kuba mushyize kuba mutoye kuba mushyize ku rutonde meya akaba accountable kubajyanama. Wewe muturage ibyo ntacyo bivuze kandi koko turi mu matora yabo ariko nubwo ari muri covid meya ntabwo yiyamamaza mu baturage yiyamamaza mu abera umujyanama yagera hejuru akiyamamaza kuri ba bajyanama. Abajyanama rero bashimishwa n'iki ni ukongera jeton de présence. Urabyumva ni ukuvuga ati umujyanama witabiriye inama ni 30,000. Ibyo rero nubishyiraho abajyanama nyine muzakorana kurusha umuturage bya 30 kurusha umuturage wenda wabuze gira inka utabona imbuto utagira gute ntacyo bimubwiye. Actually kugira ngo arareba abajyanama bamuto karege kugira ngo inteko yacu ibemo productive irusheho kubyara umusaruro gutanga umusaruro yego ikwiriye gushingira kuri iyo systeme yo gutorwa. Niko je mbibona simbujije undi kubibona ukabishaka kubera ko nyine constitution iteganya political system tugomba kugenderamo ariko none iyo political system igomba nayo kugira igihe runaka igahinduka kuko irakura. So kuko ubu ngubu twaze turi kuganira ibyemezo binyura mu nteko nibifatwe ibyemezo none se wowe nibuzanye icyemezo tuvuge Gatanazi ari ku rutonde rumwe nanjye turava mu ishyaka rimwe turi mu nteko bosi yazanye icyo cyemezo yakiduhaye mu nteko jewe nubwo naba nemeranya n'icyo cyemezo ntago nagifataho umwanzuro wanjye ntago nakivuguruza kubera ko cyavuye iwandi gusavinga wagushyize ku rutonde. Yes sasa rero iyo uhagaze ara mu nteko ukaba uri mu nshingano z'umuturage ukavuga ati jewe ninkora nabi nzasubira mu baturage babinyereka ko nakoze nabi banyima amajwi batora undi muntu aze mumbe kuko twabonye abadepite n'abaministiri bo mu Bugande batakajwe. However abaministiri abaye ari nk'uwo mu Rwanda we arwana no kugira ngo aze muri babandi 15 babanza kuri rwa rutonde kuko abizi ko ishyaka rye ritabura abantu 15 mu nteko niyo diru yaba arimo mu gihe ibugande umuntu araza kuba ari kurwana no kugira ngo asavinge nasubira mu baturage bashoboye gukora iki kumugirira ikindi cyizere byongera yobore. So nyeka ko igihugu cyacu kimaze gukura politiki abantu bamaze kuyumva biranakwiriye kugira ngo abantu barekurire public ihitemo abadepite baduhagararira kuko birababaje kuba uri mu nteko bakazana igitekerezo bakakivuga umuntu yicaye gutya yifashe kwitama bavuga ati nidutora yego bose nagahita kanguka yego ari urugero mwasohoka mu bamubaza ngo ibintu watoreye ushobora kubidefanda atarije bari kuvuga ku bavuze kubiki arakano gato ntashaka gutanga urugero Gatanazi ari ubwo rebu yigeze kujya yitabye inteko raporo hari raporo komisiyo yagiye kureba ahantu rebu yakodeshaga inzu ya miliyoni ngira ngo 26 no 25 ahantu yakodeshaga hari igahanga ahantu mu bisori ikorera ari depo itarimo ibintu iri mu dukompyuta nka 20 igisare kiri vide ariko batanga miliyoni 100 ziva muri rebu yari miliyoni yazari miliyoni 16 za buri kwezi noneho umudepite umwe ubu nta nakirimo ahangana na komisiyo avuga ati ariko kuki iyo nzu muyihishira ni yani inzi ikodeshwa miliyoni 16 nta bintu birimo. Ubu umudamu yitwaga Seberagira Mukamurangwa Ariete ahangana nabyo ariko icyo nakunze umunyamakuru wari uhari afotora abandi badepite basinziriye ariko iyo raporo yatowe 100% n'aba bandi bari basinziriye mu gihe Mukamurangwa yabazaga mutubwire nyiri iyo nzu ari he yitwa nde aho kugira ngo abandi bamufashe
hamenyekane nyiri iyo nzu yishyurwa miliyoni 16 nta kintu kirimo, bari basinziriye bavuze ati muratora, barakanguka bose barazamura. Iyo foto ndayifite nayo editinze nka 2-3 kuko bagendaga bampamagara, ariko rero nayibonye original. Ni bande baguhamagaraga? Abakozi b'inteko ndabihisha se, witwa Kerofasi niwe yambwiye ati iyi foto wayishe, nkagenda bamwe nkagabanya, ariko inkuru niko yagendaga isirikira. Natunguwe n'ukuntu rero icyo kiganiro havuga Gariyeti wenyine abandi basinziriye mu ifoto bigaragara batora 100%. Nyine urumva issue iri mu buryo abantu batorwa. Turimo kuvuga ku bintu birebana n'amatora, ubwo ngubwo kubera ko tubigarukanye na Uganda, reka tubyegereze. Ndewe ibyo bintu murabivuga, kandi ibyo byose abantu bajya mu nteko y'u Rwanda ibyo byose bafite niveau runaka yo gufatira ibyemezo. Ndagira ngo munsobanure mwe mu kureba kwanyu bituruka he kugira ngo tugire inteko imeze gutyo. Okay, reka ngwe urugero gatana. Iyo tugiye mu matora ya Perezida wa Repubulika n'abadepite akaba n'ay'abadepite akaba, iyo turi kwamamaza perezida, ndabyibuka nagize amahirwe aya matora y'ubushize yabaye ndi mukuru, ngira ngo na kampanye zose nazigiyemo zabiza FPR aho zari ku rwego rw'igihugu aho zabereye hose, ndetse n'iz'abadepite nagerageje kuzijyamo hose. Ngiye kubikwereka muri sanse ebyiri kuntu ugena bibonye. Iyo turi mu matora ya perezida, ahantu twajyaga tugera, perezida yarebaga umuntu havuka akamuha ijambo. Ndagurugera turi Musanze bagahagurutsa Gatabazi, turi Rusizi bagahagurutsa Bamporiki, turi hari n'andi bantu bahagurutse minister wari uhari wa sport wa kera w'umudamu munini ukuntu Julienne. Ubwo ni kwanza njya wari na campaign manager mu bya Nuza bya n'Inyabihu I think. So iyo turi kwamamaza perezida biri kuri national level, tugenda buri karere tukagera rero perezida akavuga ibyo yakoze n'ibyo aharanira gukora, abaturage bakongera bakamugirira icyizere cyo kuri cyo kumutora. Ariko iyo bije kuri parliament ku badepite baravuga ngo FPR uyu munsi iriyamamariza ikamonye, ugasanga abantu bose bambaye imipira, abantu bose bamuneko bambaye imipira ya FPR, bakubise ingofero, bashizeho bakenyeye nyine, bakaza bakabyina bakavuga ati dutore FPR. So jewe nk'umuntu ufite ishaka, urumva abenshi actually iyo bagiye no gutora FPR, and this is real, naga ari ibintu biva mu mutwe cyangwa biva kure, abandi iyo bagiye gutora FPR babazi ko bari gutora president, ntabwo babazi ko bari gutora n'abadepite. So ntabwo bafite abaturage babaje, abaturage waraza akavuga ati twe turashaka Kagame wacu, kandi hari kwiyamamaza abadepite. So hanyuma umuturage agatora FPR, yamara gutora FPR ifite urutonde yakoze rw'abantu bagomba kubanza baba automatic. Iyo umwe agize ikibazo ukurikiye kuri nimero ni ujyaho. Uzanarebe mu Rwanda iyo habaye tuvuga umudepite n'urugero arapfuye, I'm sorry to say so, n'umudepite turapfuye cyangwa agizwe ambasaderi, umudepite tuvuge arapfuye cyangwa agize ikibazo. Kwanza muri FPR hari umudepite muri iyi manda wasibye umwiherero baramufunga, baramweguza. It's like kumweguza, bamuvana ku rutonde. Yasibye umwiherero, yari umudive I think. Iyo story narayikoze nkora muri Chronicles. Umudive yagiraga muri Nuza yanze kujya mwiherero ngo ni kuwa gatandatu, then bamukora ku rutonde, yegura ku mpamvu ze bwite, ariko nakoze uburundi bicukumbuzi muri iyo nkuru tuza gusanga ko impamvu yatumye yegura nubwo yazise impamvu ze bwite yari ntago zari bwite, yanze kujya mu mwiherero w'abayobozi babereye igabiro ngo ni kuwa gatandatu, ava ku rutonde gutyo. Avuye ku rutonde uwari umukurikiye niwe yisujyaho. Ariko ubundi muri ya systeme y'aho abaturage bitorera umudepite, iyo umudepite avuyemo habaho icyo bita by election, amatora arongera agasubirwamo, bakavuga ati rero niba tugiye mu nteko, tuvuge jewe nari magaririye akarere ka Nyagatare mu nteko, none vuyeho nareze ku mabwiriza wenda nasibye no mwiherero baranyirukanye, nanjye nanditse ko sezeye ku mpamvu zanjye barongera bagatora, ndagiye ako karere karongera kagategura amatora by election, electoral commission itegura amatora yako karere gusa, kakongera kagahitamo undi muntu uza guhagararira ahereye aho wundi yakoze iki, yagarukiye kubyumva. None icyo gihe wa mudepite iyaje mu nteko
abatinya ati nisubirayo abaturage nzababwira iki, urumva nzababwira ko nabakoreye iki. Apana kuza umuturage akavuga ati jewe niba boss yambwiye ngo dutore yego ubwo ni yego no challenge, niba yambwiye ngo dutore oya ubwo ni oya. Icyo gihe no kuza kwanza no kuza hariya nagaba accountable kuko nago mumuzi oya ntabwo wakubaza umuntu uhagarariye akarere ka Nyarugenge kuri kiriya kibazo ngo biterwa n'iki, ngo warugarukira ngo boss yambwiye gutora ibi cyangwa se ishaka nkomoka muri ryahisemo ibi, kuko ishaka ryawe rishobora guhitamo igitekerezo ariko ntiwemeranye nacyo, ntabwo ni ubushake kandi uba uri nk'umuntu mukuru. Ariko niba ishaka ryawe rivuze ati kangwe nk'urugero rwa debate yari iri mu nteko recently, mu nteko yari harimo debate ijyanye n'ibintu byo gukora nuza nuclear weapon. Green Party abadepite bombi barabyanga, Franka na Jean Claude barabyanga, abandi barabidefanda arewe babyemera kandi barabitoreye, uravuga ngo babyemera kandi baramanitse bakanabitorera. Noneho Franka baramubaza yakijambo, ndabyibuka nayo ndi mu nteko that day bari muri iyo debate, arabidefanda aravuga ati iki kintu giturikiye aha kikajya aha twahomba gutya, atanga ingero bra 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 bra, atanga y'ahantu byagiye bigira ingaruka. Yari session ya parliament yamaze umwanya. Noneho abandi baravuga ati ufite ikibazo nta numwe wamanitse, tugiye gutora rero. Kutabanika byaruvuga se ko babizi babyumvise cyangwa nuko batanabizi, bari bafite umurongo bahisemo no kutamenya ariko gutora icyo intwaro kirimbuzi bivuga nyine tugiye gutora yego cyangwa oya. Abemeza ko dutunga izi minerals izi nuza energy za nuclear ni bande, n'ababihakana ni bande. Ndabyibuka babiri uretse abo bagura ni Party babiri, abandi bose batoye yego. Hanyuma tuvuyemo tubaza umudepite n'umudamu nabo ni muvuga izina kuko yatubwiye ibintu bidakwiriye ko nanabivuga no kuri kamera. Twaramubajije watoye yego, ati kubera iki watoye yego, unasa abandi si batoye yego. So it was really shocking. Ubu ni nk'umwana icyo ni igisubizo cy'icyo n'abandi batoye yego, kubera ko abandi batoye yego yatoye yego ntabwo yigeze yita no kumenya none nta nubwo ya yego. Rero mbona ko dukwiriye hakwiriye kubaho, urumva gatandatu, hakwiriye kubaho citizen participation mu kwihitiramo abayobozi kandi individual nibaze nk'amashaka, kuko ngiye nshobora kuba nkunda ishyaka ariko nkabona umukandida waje muri iryo shaka arakanu gatoya kuko umwanya ari muke nyine byasamba bare ntare ya jise byaba deba ndende, maze kumva impamvu twebwe tudahitamo biriya byo kuvuga ngo buri muturage atore. Kuko niba uko umudepite agizwe ambasaderi turongera tugasubiramo amatora, yagirwa ministre tugasubiramo, yapfa tugasubiramo, yakora amakosa asibye umwiherero tugasubiramo, ibyo bintu bitwara amafaranga. Yes, ariko biraba ya nyine twebwe oya u Rwanda rwanze ayo mafaranga karege. Ibyo bintu bituma habaho impact ishobora kugira impact mu buyobozi, kuko abayobozi bacu kuba ari benshi bicaye hariya, ariko byangajaga kare twahoze turi kuganira ku kibazo cy'uko ibyemezo rura ifata rurishobora no kubijyana mu nteko nundi bakabitora cyane. So noneho kugira ngo bigire impact nuko twa dufite inteko ishobora kwajuye ihagarariye, kandi kugira ngo haramu nteko hajyemo abantu bashobora kwajuye kudahuza, nuko abantu baba baratowe individually, umuntu akavuga ati jewe ndaza kuba accountable abantu no bora ko tuyasubiramo ni ibintu biri normal, bije yo kuyasubiramo nagiri wafi kugira inteko iri domande bisubire mu Kinyarwanda kuko ako kakomeye kugira ngo amafaranga yagenda twakomera tukayahomba aho kugira abadepite basinziriye domande bahora ni tradition. Okay, bibaye ngombwa ko duhagarikira ngaho ikiganiro tutiriwe tujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi ni ikiganiro tuzagarukaho kuwa gatandatu w'igitaha, wenda inteko bitabaye ngombwa ko Perezida Trump aneguzwa, ndetse ko bizaba byegereye itariki ya Joe Biden yo kurahira nka Perezida wa Repubulika, cyangwa niba mbaze neza bizaba byabaye ko azarahira tariki 20. Yewe rero waruyoboye ikiganiro nitwa Etienne Gatanazi, dusorera ngaho ikiganiro nshimira abagenzi banjye b'abanyamakuru banasesengura ikiganiro muri Real News Analysis, nandi kumwe na Jean Baptiste Karegeya. Wakoze cyane Karegeya. Yego wakoze Gatanazi. Nandi kumwe kandi
na Biansi. Samuel Baker turagushimiye cyane ku nyemenizi zawe. urakoze cyane Gatanazi. Nshimira n'abantu badukurikiye kuri Real Talk Channel, bibutsa ko dukoresha social media zitandukanye. Jewe ushobora gufollowinga ibikorwa byanjye bindi kuri @BakerReports, ubwo nabakoresha Twitter. Ushobora kuganira kuko habaho engagement zisanzwe. Mugire weekend nziza. Ikiganiro tugiye no kuzagikorera uburyo abantu bashobora kugikurikira birenze kukibona kuri YouTube, bakaba bakibona kuri Twitter. Mwakoze cyane, mukomeze kugira weekend nziza. Peace.